ari ikintu yakoze. Ndabindi ububundi urirwa umira iminsi ibiri wowe urampamanda wowe uri Imana yandere ngo nanjye ntuzagira icyumba za mu byo tuvutanye mo gahunda. Esther, ako se genda guhamagara wari ukimuri masangana cya ubwo ndashaka ko tuganira. Abusi ko mfata umukobwa wanjye ndashaka kukubaza kandi ndashaka no kumenya nakaye gakungu ufitanye n'uriya. Reka njye nagakungu mfitanye n'umugabo wawe njyewe. Oya urambeshye. Umva se none se umva naba n'amavuga umugabo wanjye nkubaza agakungu ufitanye n'umugabo wanjye kandi abise. None se naringize ngo nyine wagize. Njye ndavuga agakungu waba ufitanye n'uriya mukozi. Naringize hari ikintu yakoze. Sana naguhisha iki? Ndabahungu sibyo wenda abasore ndabahungu mbese igihe ugezemo ni igihe gito cyane cyakubaho isi ikakwikaragira imbere ukabura kumenya ubwenge sibyo. Sawa reka nkomeze na twa tundi ngaho. Sawa. Ngura twiri. Koko. Chewe. Munezero nkira nimwe kukura wishwe nde TV ndabakunda. Ikwende TV ndabakunda. Comedy zanyu nziza cyane nzabakunda pakabo. None sister ufite ikibazo cya bya bintu nakubajije? Oya. Rero hari ahantu ngiyeho gatoya hano imbere ndaje. Lese auntie. Ko hari ahantu nashakaga kujya kureba umushuti wanjye. Hari ikibazo ngiyeyo. Nta kibazo wowe genda cyabiranya arahara arabikora. Gusa ariko kubanguka nta mwana w'umukobwa utaye ijoro. Yego ndabanguka. Mamya aragiye. Turamakingi. Mwanda mwiza. Bagiye. Ikwende TV ni wowe wacu turagukunda. Abasore n'abakobwa turagukunda cyane abasaza n'abakecuru bikaba akarusho abana bose. Oui. Esther, ese ubugize ko wamagaritse ku muhanda nategereje njye narambiwe. We ndimo ndaza ngiye kukugeraho. Banguka pe, banguka. Ndi hano ku muhanda. Nanjye narushye rega twagiye ahantu kure reka nze ngiye kukugeraho. Sawa.
ndabona ameze neza. Akada. Umva nawe umeze neza. Sha ntabwo nakurusha. Uza je undi duhura cyagihe. Nabona kuri mu gahindo wagira ngo wapfushije. Hari igihe umuntu niba yabyukiye wambwene waba bandi ngo bimosa. Hari igihe umuntu nyine aba yabyutse nawe. Naragiye nashyize siteka inshuti yanjye. Mbona none isura yabaye nk'iy'umukecuru. Sha rero umushuti wanjye nyine umeze ngo amezi 2 nyine atajya mu mihango. Yangishije inama rero mbura ikintu mubwira. Wambwiye ukuntu nzamubwira. Atajya mu mihango? Esther. Aho si wowe? Jewe kandi narakubwiye ngo ujye unyisanzuraho umbwire. ako se nguhishe iki? Usibye no kuba nwite sindanabikora. Kandi sinanabikunda pe nawe urabizi. Biri seri. Ubwo rero inama nagira uwo mukobwa. Gusa niba nta kintu umisha Ntacyo ariko simba naguhisha iki? uzagenda umubwira ajye kwa muganga nibasanga adatwite bazamubwira ikindi kibazo cyabaye. Nzamubwira pe. Kuko nyine urumva birakaze. Ariko ntago ari njye ariko wirishidikanya. Okay, sawa. Nese we mbwira amakuru yawe nyine ya wa mushiri wawe. Agenda. Amakuru yanjye se kuna meza shaho. Nago uzi ukuntu byagenze mwana. Sinzi ukuntu cyavumbuye ko mfite umwana. Cyaje kubimenya se? Cyaje kubimenya ngo mfite umwana kitakibivamo umwana. Kihorere kirasundi. Undi si wambwiraga ko utanagikunda. Nta nubwo nagikundaga. Nishakiraga amafaranga. Nawe ndakoze n'amafaranga. Wagira ngo niwoye kuroza. Ubundi nari mfite gahunda yuko twakora ubukwe. Tukabana amezi 5. Ahita nigira hanze. Kujya hanze? Ese wari ufite pasiporo burya? Iyo gusa nari nifite. Sisha ubu mbwira ngo ndagurisha usikari wowe ubumisha. Nk'ibyo bintu ko utarabimbwiye. Korode yari yarayincakiye. Cyangwa nawe warakubeshya uko niwe ushaka kukurya amafaranga. Shawa pe. Reka nkubwire. Ibigiye mbona ibimenyetso naga mbeshyara nankunda. Ibimenyetso se nibihera uvuga. Reka mbanze nkubwire. Arahembwa akama amafaranga. Noneho reka nkubwire rero n'ikindi. Afite ikibosi kimuha amafaranga. Urikumva? Ubwo rero nayanzu njya nkubwira mfite. Niyo wari wamaye amafaranga. Njya kuyigura. Ndumva ufite n'umusheri byo. Gusa uwo muntu umva nta gahunda afite. None se ukurode wawe amakuru. Cyarera ikibazo. Nuna twamanukanye ndi kuvugana nawe ndekereza ndanamuhamagara. Maze nk'iminsi nimuhamagara na numva niriho ikataruka cyangwa nyine yaragukwebye. Nibishoboka. Nese fone yabaye iki nyine? Ni sheri wawe ntusicyo yabaye umaze iminsi ngumva ataragukwebye nyamara. Byawe nabyo mbanze. Oya. Nago yabinkora. Cyo nzi ko nuko nitutandukana ndi ubikurikirana. Umunezero nkira nimwe kukura wishwe ndetse vinda bakunda hikwende TV ndabakunda komedi zanyu nziza cyane nzabakunda. Nasugiye kuryama n'inkweto maze gusasa. Nubwo nibukaga yuko nzambaye. Tubona nameze nabi wakamvuga karaba byibura n'ibirenge. Ese no munaniro ufite ungana utyo? Ese ko nashaka kutuganira. Iki se kandi ko Basi so nta kintu wambwira. Ubesho cyangwa ejo bundi tuzagarukira. Ubu koko ibi bintu nibyo wahisemo. Ubu se ntabwo nkwiye kumenya impamvu.
ukwiye kujya umbwira ngo tugende ahangaha tugende ubu tugenda ibiraha tukabisiga tugatangira n'ibindi ubuzima tumeze nk'indushyi nakabaye mvuga nishakira mu ntibaza amoko ariko nanone oya umunezero nkira n'umwe kukura wishwe ndetse ivinda bakunda hikwende tivinda bakunda komedi zanyu nziza cyane nzabakunda paka burundu filime zidusigira inyigisho itwende TV abasaza n'abakecuru abasore n'abakobwa abana bato twikundira iby'ingwende TV duhaho komedi zanyu nziza cyane nzabakunda paka burundu filime zidusigira Twende TV ni wowe wacu wowe uri kiriho cya gikapu cyane umva ntihagire umuntu uri ubaze ngo ndihe cyangwa se ngo nageze ahangaha wumvise umunezero nkira nimwe nkukura wikwende TV ndabakunda Twende TV ndabakunda komedi zanyu